Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Muze rero ku ijambo ry'umwimerere aho mushaka ukuri musanga ukuri nkuko mumaze kubimenyera. Nkagira nti Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים לראות היום. Ese niki tugiye kuri uyu munsi? Tugiye kuganira ku cyicumi gitangwa mu nsengero. Ese kirakwiye cyangwa ntigikwiye? Reka tubiganireho tumenye ukuri kwabyo. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Reka tuze turebe icyicumi gitangwa mu nsengero. Ese kirakwiye cyavuye bimeze gute? Banza ukandaho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Kanda like, wiyandikishe, nawe mukomeje kwiyandikisha muri benshi, bingaragariza ko munyote ukuri amanywa nijoro. Ndabashimira mbiko ku mutima. Nawe utariyandikisha, subscribe kugira ngo ujye ugera kuri umunsi ku munsi nkuko tubikora hano ku ijambo ry'umwimerere. Kanda like rero tuzamuke, ubundi turebe ibi byicumi uko byaje naho byateye biturutse. Icyicumi ese cyaba kiri mu mategeko y'isezerano rishya? Cyavuye ko iyo bavuga kuri Bibiliya baravuga ngo ibyo muvuga ni iby'isezerano rya kera, ariko byagera ku cyicumi kandi icyicumi cyarahoze mu isezerano rya kera ntibagikumire cyangwa bakiganire mu isezerano rishya. Byatewe n'iki? Icyo cyicumi rero bavuga ko kigomba kuva ku musaruro mbumbe wawe cyangwa se uw'ukwezi, ari kimwe cy'icumi wigoma ugaha urusengero, itorero, nk'uko babyita hirya no hino. Ese ni ngombwa kugitanga ku bitwa abakristo uyu munsi, cyangwa se uko utabyumva neza uko byari bimeze kera mu isezerano rya kera? Reka tuze tubirebe rero, turebe icyo Bibiliya ivuga. Kimwe cy'icumi ni iki? Icyicumi bivuga gufata ibyo ufite byose noneho ukabara kimwe cy'icumi cyabyo, ukabara ibyo utanga. Mu isezerano rya kera ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwatanga icyicumi cy'ibyo bwejeje, ntabwo byari amafaranga. Icyo gihe rero byabaga ari gufasha abigisha, abarewe, cyangwa se indi minsi mikuru n'abakene. Nicyo byari bigamije. Ntabwo babihaga abapasiteri ngo babishyire mu mifuka yabo. Tubisanga he? Mu Balewi 22:30. Tanga icyicumi kuri buri kintu kuko byose ni iby'Uwiteka. Hano rero reka turebe aho ruzingiye. Hari hariho ibyicumi bigomwaga kera, ubishyize hamwe wasanga wenda byarageraga no 23%. Ntabwo cyari icyicumi gusa nkuko bakita icyicumi uyu munsi uko babigenje. Amategeko rero n'Abalewi byari bimeze gute? Gutanga icyicumi byari bigendanye n'amategeko ya Mose. Icyo gihe byari bishingiye ku rusengero rwari i Yerusalemu. Ikibazo rero uyu munsi dufite ni ikihe? Nuko nta Balewi bariho, nta rusengero ruriho, kandi nta n'ibitambo bigitangwa. Kuki icyicumi rero kigitangwa nimba ibyo byose byaravuyeho? Nuvuga rero ko twakwibaza tuti ese icyicumi nacyo cyagendanye n'iyo migenzo yo mu isezerano rya kera? Reka tuze tubirebe icyo Kristo atubwira n'iki intumwa zavuze. Kristo yavuze iki rero? Kristo mu isezerano rishya avuga icyicumi inshuro imwe gusa, nabwo acyaha, nk'uko tubisanga muri Matayo 23:23. Mutanga ibyo by'icumi ariko ntimwite ku butabera, imbabazi, cyangwa se n'ubugwaneza. Bimaze iki? Ntabwo yabwiraga abantu ngo batange iby'icumi by'amafaranga, ahubwo yabacyahaga kubera uburyarya bwabo. Kristo rero ntawo yabwiraga abantu ko bakiri munsi y'amategeko, ahubwo yarababwiraga ati ibyo bintu byose mukora mubikoresha uburyarya. Kuki mubikora gutyo? Mujye mukora, mutange ubutabera n'ubugwaneza. Nicyo cyicumi cy'ingenzi cyangombwa. Abantu rero kuba bavuga ngo nta mafaranga bakashyira mu mifuka yabo, ariyo mpamvu ngewe ntemeranwa na kimwe cy'icumi gitangwa mu nsengero uyu munsi, kuko bijya mu mifuka ya bamwe, barabyigamba uko bivuga, uko bikorera, uko babigendera, uko babibamo, ugasanga ahubwo aho kugira ngo bifashe abo bigomba gufasha, ahubwo bigwizaho imitungo
ibyo by'icumi baba baka babeshya abantu ni ukubyanga, ahubwo ugatanga ari uko ushatse, nk'uko tugiye kubireba mu kanya kaje, kuko iki cy'icumi nta hantu na hamwe kiri muri Bibiliya, ubimenye ubyumve neza. Ese urusengero rw'uyu munsi bita mu isezerano rishya bimeze gute? Nyuma Kristo amaze kuzuka, ubwo hazaga urusengero rushya, nta tegeko na rimwe ribwira abantu gutanga icy'icumi. Ahubwo isezerano rishya riravuga riti, gira ubuntu utange uko ubishatse kandi uko wifite, ntawe n'umwe ugushyizeho agahato, ari ibintu ukoreye ubushake bwawe. Abakorinto ba kabiri 9:7. Uyu wese ashobora gutanga abishatse bivuye ku mutima we, utanga ufite impuhwe, ahubwo atari kugira ngo ugaragare cyangwa se bagushyireho inkeke. Niyo mpamvu rero utanga agomba kubikora mu bushake, kuko nta mategeko yo gutanga icy'icumi akibaho ntayo. Nk'uko bavuga ngo amategeko yandi agiye nka nyomberi, ariko wagera ku cy'icumi bakagikumara no kubera amafaranga nyine ari bifatika bashyira mu mifuka yabo, niyo mpamvu babikomeraho. None ni ukubera iki insengero z'uyu munsi zikomeza zigisha zisaba iby'icumi niba nta hantu hamwe muri Bibiliya biri? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni insengero zimwe na zimwe, bamwe baravuga bati dukeneye ibintu ibi byo gukora kugira dukore gahunda izi n'izi kugira ngo dukomeze umuco wo gufatanya, ahubwo si ibyo bintu bigenda bikagera kuwo bigenewe abo bakenewe, bavuga ngo bari kwakira ubwo bufasha. Icyo kibazo umuntu yakwibaza, ahubwo bakabigira n'ihame, bakabigira nk'umugenzo, udatanze bakakurebana n'abaho. Ibi bintu byavuye muri isezerano rishya abantu bazanye byo kumva ko utanze ari umukristo wa nyawe, udatanze atari umukristo wa nyawe. Ko Kristo ubwe yaje gusoza no kuzuza amategeko, noneho bakavuga bati ibindi byagiye kera, kuki ibyo gutanga icy'icumi byo bitavaho? Umunsi kandi tumenye ko tuyobowe na Mwuka Wera, tutayobowe n'inyuguti. Ari nayo mpamvu twajya tuvuga ati ibyo by'icumi baka ni ukureba impamvu baba byaka. Ariyo mpamvu ugenda uvuga nti Mana, nujya mu rusengero ukama n'urusengero umuntu yanayobora, uzamura urusengero rutaka abantu iby'icumi, ahubwo rubaha iby'icumi. Bivuze iki? Gufasha abantu ariho bivuyeho, atari we kubanyunyuza imitsi. Abakristo rero bagomba gukora iki? Isezerano rishya ritubwira gutanga n'ubushake, ntawe ugushyizeho agahato. Yego ushobora gufasha urusengero, ushobora gufasha abakene, ushobora gufasha ababigenewe cyangwa babona ko babikwiriye. Tange ukoresha umutima wawe, urukundo rwawe, atari kuvuga ngo bagushyizeho agahato, nk'uko tuzaba mu Byakozwe n'Intumwa 2 kuva kuri 44 kugera kuri 45. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ufite uko ameze agomba gutanga, kugira ngo abakene n'abakenewe bakenewe gufashwa bafashwe, bibagereho, atari kuvuga ngo ibyo bintu batanze biye mu mufuka w'umuntu umwe. Nta mafaranga namwe avuga ngo naya ngaya ngo ni kimwe cy'icumi Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo utanga uko wishoboye, uko ushatse, uko wifite, mbese uko ushoboye. None twabaza tuti, ese ibintu byo gutanga bya kimwe cy'icumi ni itegeko ry'isezerano rishya byavuye byageze? Oya, ntabwo ari itegeko. Aho byavuye ni ibintu byahimbwe n'abantu, nk'uko abantu ibintu byose babihimbye. Tuzi ko ibintu byose babeshye. Ntabwo uvumwa iyo utatanze icy'icumi, kandi ntabwo uri intungane iyo ugitanze. Icyo Imana ishaka ni umutima wacu, ntabwo ari ikofi. Imana ishaka umutima wawe wa kimuntu, kugira urukundo. Ntabwo Imana ishaka ikofi yawe na gato. Ibyo bintu byazanywe n'abantu ni ukubyamaganira kure, kuko ahubwo bigabanyamo abantu ibice. Nimba rero wumva iyi nkuru ikugezeho, tubwire icyo ubitekerezaho wandika munsi. Njyewe ntanga nkurikije umutima wanjye. Kandi aho like kandi kugira ngo iyi nkuru igere ku bantu benshi cyane,
nawe mukomeje kwiyandikisha ndabashimiye cyane. Imana ikomeze barinde, mutange, mushake ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura, kuko ukuri kubohora imbohe.